Nyamara wamfasha kuko muri Bibiliya haranditse ngo ingororano zacu ziri mu ijuru. Zitegereza nyine zizakugera. Nakazitegereje nanjye ariko igifu cyanze kunyemerera. Waretse nka guca amaguru tukajya gusabiriza ku muhanda tuvuga kuri ikimu. Ahubwo se waretse nka guca ubwo bugabo bwawe tukagenda tuvuga kuri ikirembo. Rwenya mbabarira uri mukuru wanjye urabizi ndanakuba ariko mbabarira uvana ikanzu kuri uyu muhanda guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru guhera mu gitondo kugera nimugoroba uba wiri wagazanga washatse akazu gakora. Ese ubundi kuri kunshishikariza gukora aho uhagaze uri guhambura moteri y'imodoka keretse mbaye ndi kuyihambura wowe ukabuyiteranya byibuza nibyo byaba ari byiza tukagira n'icyo ducyura ariko se urahagarara aho ngaho nanjye magarara ngaha ubundi ubwo igisubizo kiraba ikihe? Igisubizo kiraba kuburara nk'ibisanzwe uragira ngo habe ikihe kindi se? Ese byibuza wagiye ukura amaboko mu mufuka ugakora wese wayakuyemo wakoze? Yego ntago ndayakuramo ariko ngiye byibuza nagerageza nkayakuramo nkakubwira icyo dukora. Ngaho vuga uvuye aho. Rero hari igitekerezo nari mfite tugiye kujya hano hepfo mu murima dusarura inagarasori tuzijyane ku isoko tubabwire ko ari amashaza. Ako gatekerezo si inyamibwa se? Reka icyo nta gitekerezo kirimo ahubwo reka tugende duca imiyenzi tugende tubabeshye ko ari imiteja. Oya nanone ndumva ko kawe katari inyamibwa ahubwo se waretse nka guca amaguru tukajya gusabiriza ku muhanda tuvuga kuri ikimu. Ahubwo se waretse nka guca ubwo bugabo bwawe tukagenda tuvuga kuri ikirembo. Mu izina rya Yesu Kristo wabambiwe igorogota. Ese wahindukiye Uwiteka Imana yawe kari we mungeri wawe uratinyuka ugatungutsa ibyo bintu mu kanwa kawe. Subhana wa ta'ala ariko nimukigira abakristo ngo mukabye ubu hayo wavuze wayameshe. Impumyi irabasaba umuntu ufite ikintu yandusha yamfasha. Umuntu ufite ikintu mugabo niba ari ikintu ufite wandusha wamfasha. Icyo ngurusha n'amaso kandi sinayaguha ngo bikunde. Ese wagize ikintu mfasha ko nawe mu ijuru wazagororerwa? Ntacyo nagufasha isa kuko nanjye ibyo nambaye biri kuguruka kubera inzara. Inzara yawe nta kintu iri bumfashe kuko ntabwo iri bufate mu nda. Ariko nako wambabarira ukamfasha ko nkukeneye ubufasha bwawe. Noneho kugufasha n'itegeko. Rega nabonye wambaye agakositimu nako numvishije wagira ngo wambaye agakositimu umeze nk'umuntu ufite amafaranga. Wumvishije Abanyakigali ndabazi ngiye nta kintu nagufasha. Nyamara wamfasha kuko muri Bibiliya haranditse ngo ingororano zacu ziri mu ijuru. Zitegereza nyine zizakugera. Nakazitegereje nanjye ariko igifu cyanze kunyemerera. Kibwira kikwemerere kuko kikurimo ntukirimo kandi bayi ndagiye. Ese mugabo wamfashije kweri ko nanjye nta kuntu umeze. Ndagufasha se urabona ngiye nifashije. Ariko sha bundi ntabwo ureba. Ndareba se nkaba naje ahangaha ku muhanda guta umwanya wanjye koko abantu mwaze mureka gushinyagura. Aha ntawamenye bundi se muri make urashaka iki? Erega ni wama igihumbi nkagenda nkaguramo amata rwose wabumfashije. Sawa nta kibazo reka nyagure. Rwose mwamukoze. Ugenda uguramo akantu wifate neza nk'abandi bantu. Kumbura rero ariko ubwo mwabaye gute? Wowe urifata ukama amafaranga atabara ukama ibipapuro ngo ngende muri botike bankwegereye maze nabyira bibonye igihe cyose wagazanga hari umuntu wageze urwana rero sino kukubeshya ngiye kugukubita nkukubite ku buryo uricuza impamvu wifashe ugatuburira umuntu ku manywa gihanga. Bibeshye umure kuguha amafaranga n'itegeko. Ubu ngubu ngiye kukwiba ibintu byose ufite mite mbijyana uri ko byumva. Ubu ngubu ngiye ntabwo ndi no kukwingiba amafaranga nyafite kuri telefone nibwo wibutse kuyamasa. Nuso gutambye ko ufite namba ngo nkukirireho amafaranga ariko tujye tunavugisha ukuri. Iyo ngenda muri restaurant ngafata igikombe cy'amata nkanywa bakabona mbahaye igipapuro wenda tuvuge yaza kuba ndimu bakabona mfasha amafaranga y'ibipapuro nako nagara amafaranga n'ibipapuro nkaba mbahaye ibipapuro ngo ndishyuye nyine ngo maze kurya. Erega rero nabibonye gutana urareba nako numwe yakabara kantu kamarine reba izuba nge naje kuryirirwaho reba ukuntu nabaye naze nyicyunzwe nako nakoze nacyo nakoze byoroshye nyine. Reka mbwire nuze tubanye mu buryo bwiza ibwirize ukuremo amafaranga uyamereze cyangwa uri kote nuri cyuma amafaranga ndayavana ni kabi doreba imifuka yirera gusa nta mafaranga mfite kuramo telefone nari unyohereza amafaranga kakubaye. Ariko ibyo bintu uri gukora ngiye ntago ari byo. Ngubu ahubwo nanaga gukubise nkabanza nkakwigisha ukuntu mu mihanda bikorwa. Shaka amafaranga ngahe? Shaka nka 3. Bitatu nyine. Ku munsi njya sense. Ufite hangahe? Ufite igihumbi. Gisunike nareve. Kiravavanye. Ufite na kode ndayifite cyane rwose. Shiramo. Ngiye gunda abantu nari narabihanye bo kuzongera izi nzira ni narazihanye. Akira. Amazina ni Pierre. Pierre.
hari handitseho Pierre yewe gira vuba vuba. sawa narima amafaranga Komeza ntuzongeye gukina n'abantu. Komeza. yakugezeho ubundi Komeza. Ehe, nubwo ashizeho amafaranga. ahubwo we tuza mbanze nkwereka ukuntu kari akagabo kari kuza tugiye kugatubura we byorere gusa ubanza urebe uretse kagere hano naje urebe mva wakwigiye no tukagira icyo tukubaza amakuru yawe sha Amakuru yari mabi ariko kuba muye n'abagira neza araba meza pe. ubwiwe n'iki se ko turi abagira neza Kuba muri abagira neza byo sindi kubishidikanyaho ahubwo ni mumfasha. ahubwo se wowe wadufashije Kigali irikoreye kabisa.